umuki narabagaburiye mu myaka ishize ntari kugaragara nanjye kuri YouTube channel amafaranga menshi narariye aho bigeze muhagire ku bandi ariko databuja ko wankoresheje baretse nanjye kambwira nimukazagiye muza guhaga views z'umuntu muhaga ku izina rye nimurangiza muze kuryandagaza baritabaza ribu nimonye kukuvuguzanya gutanga ikirego ibyo ni ibintu bizwi ngenzi yo mbariza abatazi babariza bazajye gushakisha ngiye narabagaburiye narabatunze nabahaye views zigiye zitandukanye nabahesheje amafaranga menshi nawe uri murarya witwaza amarira uri kurya kubera njye ahubwo icara uvuge ngo muhosi wambaniye nabi nk'uko uzi ukavuga ngo nta kintu yajyanye ntaki wibuke igihe twamaranye amezi 11 uzi utangaza ukwezi 8 twabanye amezi 11 ubuzima twabanye murabuzi bwari ubwo gushakisha buri kimwe cyose nta kazi nigize nkora ka memba n'ibihumbi 5 ku kwezi nawe nana k'icyatanu wigize ukora kagwemba ku munsi ariko handa durira ahantu hangana gute tutaraza ngo dutangaze ubusa bwanyu nibiki man burayago na yago ndagukunda reka tugaruka ku kiganiro ndura buri wese ahindukirwa n'isi bikagutungura buri wese shaka ko nasi yamurinje muri ibi bintu gusa hano harimo umudayimoni uteye ubwoba ariko no kuri space bamuvanisha umuntu kuri space bamuvuze nyine nicyo kintu nkwereka ko buri wese isi yamukaraga ikakubika urumva nongere mbasubiza bavuze ko ntwite ninde wanteye inda Yes, neza ko umeze neza uri hose mu bice bitandukanye burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenyene cumgwa dakina n'abana ukina n'abanyanansuro batandukanye mu bice bitandukanye sibanganya inkuta na senye nanga isana mitima kuba kuri cya Kigali News 25 Ishyaka TV 500 nizere ko mumeze neza kuri subscribe cyangwa ubyihorere ufite umutima mwiza byo ntabwo mbikubwirira kuko amasegonda nimwe byose urabikora muhoza mwamubonye kuri screen isi yose iramuteye buretse kuvuga isi yose iramutegereje ngo mwari mwaramubuze abenshi bakoze inkuru bakora ubusesenguzi bavuga byinshi bitandukanye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hari abanyamakuru bari benshi bagiye batandukanye bategereje umuhoza baramubura ariko babonye undi muntu namugaruye muri komate mugiye kuvuga byinshi bitandukanye ubanuka utanuka wamutuka utanamutuka banavuga byinshi ariko uno munsi ari cyo ashaka kuvuga gusa ibyishimo yifuzaga yabigezeho byishimo yifuzaga yabigezeho impamvu urimo namuvugira si muvugira kuko nanjye mu rukiko cyangwa muri RIB cyangwa mu rwego rw'iperereza narindimo navugwagamo ariko tugiye gucimaka kubera ko kino kiganiro kiraza kubabaza benshi ariko abasesengura yaba Bosco Empire yaba nabandi bajya batandukanye kamuvuye ko yashinyaguriye dore imbogo yitabye Imana aho yifuzaga cyangwa umuryango wifuzaga kubera ko umuryango wifuzaga ko yakuvurwa mu bihugu byo hanze akabwira abantu ko ari prank nyuma akaza kwitaba Imana na nyuma yaho Bosco Empire ntago yaje korohera umuryango wa Vavajuru kuba yaritaba Imana aracyashinyagura ariko na n'isaha ntago bimworoheye ntago ajya bituzanye ugiye muri YouTube cyane ukandikamo ngo umuhoza ubona ibiganiro bugera muri 500 kabona abanyamakuru bajya basesengura ni byinshi mu mihanda umuhoza turakwakiye ko Kigali News 500 muri anniversaire yawe ntago nari impari ariko mu basesenguye byagarutsemo ku isoko Nyamirambo mu basesenguye byagarutsemo tugiye gucimaka kino kiganiro unyange unkunde kuko ari uko mbayeho naho ngeze ubu ngubu nta muntu wahangejeje ni kubera Allah subhanahu wa ta'ala yesashimwe ayibaza ngende ifatira mikoro ngende mikoro wari maze ndayigufatira yesashimwe ayibaza mvuga ngo yesashimwe imbazwe nuko tudahuje idini ariko nakamwa ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ntago mbizi. Kirisi Yesu akozwe Iteka ryose. narabyize reka no mu ishuri byose. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ikaze nyuma yuko ukoze anniversaire kuri Great Hotel mu Kiyovu. Nabirebaga gutyo nicecekeye ariko nabyo mu bisesenguzi barasesenguye. Ndagira ngo usuhuze abari mu Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru no mu ntara ya gatandatu ya diaspora n'abantu bari muri Saudi Arabia, Oman no muri Canada no mu Bwongereza hose barakoze bari bagukumbuye. Ngiye kuguha mikoro banze bavugishe ndakubaza unsubize kandi ntuze kunshenga kuko hari byinshi ugiye gusubiza. Abanyamakuru bakoze ubusesenguzi ku binyamakuru bikomeye nibije vuba banze basuhuze. Nari nkumbuye gufata mikoro ndi kwaka se. Okay. Nshuje abantu bose bari bankumbuye hashize igihe kinini nk'imyaka 2 mutambona kuri kamera, ariko suko nabuze icyo kuvuga, suko nabuze byinshi cyane nyine ntago nabuze ibyo kuvuga, sinabuze ibyo gutangaza, sinabuze uwo nsebya, sinabuze nyine ibyo mvuga muri make. Ariko impamvu mutambonaga kuri kamera ni kubw'umutekano wanjye. Mu by'ukuri kuba umuntu yamvuga nkaceceka ntago ari uko ndi ikigoryi, si nuko mbuze icyo mvuga. Kuba umuntu yansebya si uko mbuze icyo namusebya, ariko si uko nteye. Okay. Uri murandogoye. Ikintu nagira ngo mbabwire rero, nari mbakumbuye, nifuje kongera kuza kuganira namwe, inshuti zanjye, abanyanze n'abakinkunda ndabasuhuje. Nari mbakumbuye, nari nkumbuye gufata mikoro, nari nkumbuye kwicara imbere ya kamera. Ndabona ko byanesoni kuko simbiheruka. Rero nagira ngo mbabwire yuko ari ubwa mbere na nyuma mumbonye kuri kamera. Nje kubasuhuza ko mbakumbuye, nje kubasezera kuko singiye kure y'igihugu, ndacyari mu Rwanda, ariko ntago ngiye gupfa. Ariko ntago nshaka ibintu by'amatiku. Ngewe hashize imyaka 2 ntavuga, nabibabwiye ko atari uko nabuze icyo mvuga. Ntago nari naniwe guterana n'amagambo n'abansebya n'abagira ute, ariko nyine nge sinkeneye kwinjira muri ibi bintu kuko nabonye nta cyiza cyabyo. Ni abantu bashaka ubuzima bwawe bwose bujya hanze. Icyo nshatse kuvuga rero ni iki? Icyo nshatse kuvuga ni iki rero? Niba naraje kuri social media ndi umuntu umwe nkahurira n'undi nkunguka undi muryango, ntibivuze ko iby'indani nza kubivugira. Icyaduje cyari kimwe, nicyo twagombaga gukoreraho, ariko nimba cyararangiye ariko ibyabyo birangirane n'ahahise. Ubwo rero sinshaka umuntu unyinjirira nongera nsubiza abo twaganiriye ku matubicano yabo inyuma inbox. Ibyo twavuganye murabizi. Chano ugomba wenda reka ngufashe mikoro twinjire ahagana ku saa 9:50 z'igicamunsi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Nyamirambo, aho ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byari bigutegereje n'ibyakora, aho umucamanza cyangwa n'umwavoka wawe bari bategereje kugira iyo batangaza, ariko urukiko rubuza kuvuga yuko Muhoza n'umuntu ashaka kuva mu kanwa kanjye, urumva batandukanye by'umwihariko batazajya gurukundo ubura umukobwa. Nubwo abare ndagufasha ubura umukobwa. Yego. Oya sindi umukobwa. Beretse gato uri female. Yego. Ubu ngubu ubaguteta wese yagushyira mu mama. Cyane. Ubu ngubu ahantu hose urisanzuye. Umva. Beretse gato winderanje kuko ndi muri mode y'akazi kanjye. Reka tugaruke ku munyamakuru witwa Bosco Empire uherereye mu majyepfo y'u Rwanda i Muhanga. Bosco, beretse gatoya watangaje ibihuha byinshi kuri done wabanje kuri ngewe
amuhoza kino kiganiro netumara kugisohora kiraza kuvugwaho byinshi bigiye bitandukanye. Reka musubize Bosco Empire Isiaka ntago muzi, reka nkwibwire neza iwacu ni mu Biryogo aho bita Tarinyota kwa Nyiranoma impande y'ibitaro byo kwa Nyiranoma. Ndikavukire mu Biryogo muri Nyarugenge, ntago ndi umwana w'Imuhanga, sibyo? Ntuzamvuge kuko muri no mihanda maze imyaka 17 nkora mu itangazamakuru, kuko wowe nta n'umwaka uramara, sibyo? Urankize umugore, yego nibyo, ariko semo bakucinjize uri umugore wanjye cyangwa nkama nakugira umugore, uri umugore mubi kuri nge nta gisebo gihari. Mwabyumvise muri commentaire, kuri we nta gisebo gihari. Kandi icyo nabatangariza ndetse n'umuryango wanjye ukurikiye kino kiganiro. Okay, by the way, urabishima, urabinenga, urababara, urishima, ariko igisebo gigomba kuvaho. Muhoza, kubera iki bagushinza yuko ibyavuzwe ni wari expired utakiriho, ntabwo yapfa, reka ntago akiri mu nshingano zawe nawe, ntago ari mu buzima bwanjye. Yego, kuki umuvandimwe mushiki wacu watubaye hafi, kuki wumvaga ibyo tuvuga? Reka musubire, ni umunyamakuru mugenzi wanjye, ni mushiki wanjye, urumva ni nka mushiki wanjye, ariko ntabwo tuvukana, ni nawe muntu wari inshuti y'umuryango, sibyo? Ariko yatwishema nk'uko urumva ubona, urumva kagasimba kajya mu ntuza mu myenda y'umuntu akanyamuhana, urumva ukamena nkatwe, warangiza ukadukoramo shikamu ni mu cyarabu, ukadukoramo amakuru, ukajya gufata umuntu ukamusabira ubutabazi ndetse n'intwererano ku badasipora. Mw'abadasipora mu mwaragowe 07882885 bajya bampa amafaranga ningira imihanda yo kwishakira inkwa. Nese abantu baraza, reka tubyihore. Wa mushiki wanjye we ndakubaha nanagukunze, sinkuvuze, sibyo? Ariko gukoresha YouTube channel yawe umuntu akagwa views agatahira 5 cyangwa 10 cyakazabana na 200 bamuvanyemo miliyoni zirenga, ntago ari byiza. Muho reka uburenganzira bwo kuvuga, afite uburenganzira bwo kuvuga kuko nicyo cyamuzanye. Navuge n'ubu ngubu ntago uzagaruka kumusubiza, nta nasubiza, ariko nyine ngiye oya ubutanye hano ubu tuvugana. Buri wese uretse mwese mwaje muri imihanda mukeneye views, buri wese afite uburenganzira bwo gukora inkuru bitewe n'inkuru igezweho, sibyo? Aka kanya inkuru turi gukora aka kanya ejo bazayivugaho, ndabyiteguye. Ngiye kubihanangiriza, impamvu nje kuri kamera nje kubasezera mwese, ntimuzongera kumbona ukundi, tuzahurira mu nzira nk'inshuti, dure mu birori bitandukanye, duhure ahantu hatandukanye, ariko umuntu uzongera kuvuga Muhoza banze mbibabwire mw'abantu, mwaravuze ngo nitwaza amafaranga, nishingikirije amafaranga, niyo nanya afite saa yanyu, ntayo nabasabye, ntago naje gukora ibiganiro ndira ngo munsabire, ariko ndagira ngo mbabwire ngo izina Muhoza murishyire hasi. Sinshaka kubazivuga mu mazina yanyu, sinshaka kuvuga ibitangazamakuru byanyu, mwankozeho inkuru nyinshi ngiye bwanjye ntabashije kwihanganira, ariko buri wese afite uburenganzira bwo kuba ubuzima bwe bwaba private. Ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza kuvuga ngo Muhoza yariye iki, n'ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo kwa Muhoza bafite iki. Umuntu uzongera kumvuga agashyiramo umuryango wanjye, ndabiyamye hatazagira umuntu wongera kunyita indasi yanguze. Wa mugabo sinshaka kuvuga izina ryawe, ariko ndakwiyamye n'undi munsi sindya iwanyu, sindya kwa so no kwa nyoko. Mwabagore mwe bo muri iyi mihanda ndabiyamye hatazagira umuntu wongera kunyitsamura, kuba mwaraje kuntegereza ku rukiko ntago muzi byanjye, sinshaka ko munabimenya. Ngewe ubwanjye umwanzuro w'urukiko wasohotse ngenze ukuri, urumva? Ntago rero kumva ngo Muhoza ngo ntiyaje ngo ibikuba byari gucika, ndabiyamye. Ukira aho ngaho gato, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ndetse n'umwavoka wawe wari uri hafi aho, kuko
hari ibyemezo byasomwe mu rukiko saa 9:45 hari abanyamakuru barenze 20 nanjye bampamagara bambwira ngo turanywera hehe kuko nanjye muri urwo ruhare ndimo urumva ariko ngiye bamvuga utamvuga ngiye kuko imihanda ngiye nyirimo ariko nanjye muzamvuga nanjye mfite ahantu ngomba kuvugira cyane niyanjye nta muntu n'umwe urumva nkorera urumva ahubwo buretse gato buretse yabacana atari yawe niyo waba wayitiye niyo waba uri kujya kuvugira kuri rubanda nta muntu ufite uburenganzira bwo gushyira umuryango w'umuntu hanze atari wabyitangarije tukiri aho ngaho turaza kubagarukaho ikivuga ngo gatanya mwaratandukanye by'umwihariko ndakubaza yego cyangwa umva twaratandukanye aka kanya icyo bita ngo gukoresha DNA cyangwa ADN kuri wowe ni itegeko ko mwaya kuyikoresha by'itegeko cyangwa ni ubusabe bwawe ni ubusabe bw'umuntu wowe ukamuvuga ngo yego cyangwa simbi ntago ari itegeko biba itegeko iyo watanze ikirego mbere ya gatanya muri kumva nyuma ya divorce kandi niyo yaba nyuma ya divorce waba ufite uburenganzira ariko mbabwire ko nge ntigeze nanga ko dukoresha DNA abasesenguzi buretse gatoya oya buretse uraza kunshakira mu kiganiro buretse mbanze vuga utatuma nsimbuka oya buretse mbanze vuge nanjye utankura muri mudo telefone yanjye umushinjacyaha aricyo yasabye kirari ko si ngombwa buretse gatoya ndashaka aricyo nshaka kuza kuvuga kuko ibinyamakuru bikomeye cyangwa byinshi mu Rwanda urabizi byavuzeho byinshi ndashaka kureba mu byo batangaje ibyasohotse urumva nibyasohotse uze kumbwira 10,000 bya buri kwezi buretse ibyo bintu ndabivugaho buretse wasabwe 300 yari ubusa 10,000 zamara cy'umwana byaye oya ibyo narabivuze nyuma divorce twaravuganye kuri telefone narabasubije abadukurikira bo bashaka kumenya ukuri ndakuba nicyo kintu cyanzanye hano kugira ngo amazimwe arangire hatazajya n'umuntu wongera kumvuga mu kanwa ke ngiye ikintu mbanje kubabwira mwabasesenguzi mwe mwigiza umwuga kandi mutaraba umwuga muza ndabiyamye guhera uyu munsi n'ikindi gihe muza mu nsibe umuntu uzongera gukoresha thumbnail ifoto yanjye mu biganiro runaka nkumva izina muhoza cyangwa mukavuga ibintu mwazimije ngende umunyarwandakazi ndazi ikinyarwanda hazagira umuntu numva ari kumvuga byonyine tuzahangana ibyo kwivugisha ngo mpora mu buyobozi buri wese afite uburenganzira bwo kujya mu buyobozi nicyo gitumye bari hariya buri wese afite uburenganzira muzongera kunsesenguraho inkuru ngewe nabire cyangwa nabahere uburenganzira mukajya kwirwa munsebya ngo nabyaye binyenda nabyaye biki nari ngiye kugutuka ariko reka nkubwize ukuri nawe uri Rwanda uzabya nibara nabyaye uzabona atazagira umuntu wongera kumvuga ibyo ngibyo wavuze ngo byiki ngo by'indezo n'ubundi nyuma arasohotse mu ntuzi uravuga ngo nabimenye sinzayaguha hashize imyaka 2 tutabana mu nzu nakwatse iki ufite iki nakwaka wari kuza wirizariza ahangaha ushaka ubufasha umuntu araza akirizariza mukamuhereza amafaranga yarangiza akavuga ngo muze yangize gupimisha DNA njyewe tugaruke mu kiganiro cyanyuze buretse mprenge ntabwo nshaka ko hari umuntu uprenge okay uburenganzira bw'umuntu wambara abatukizwa ari kino oya bose barabibonye byaciye ku matangazamakuru yose mu masegonda 30 bagira ijambo rimwe ryo bomba oya si ngombwa ikiganiro ni icyanjye ngenyine sinshaka ko umuntu umvangira hari ikiganiro gifite 27,000 kimaze nago kiramara ukwezi cyanze kuri cano nashaka kuvuga urumva
hari ikindi kiganiro gifite ibihumbi 13 bazi ibyumweru 2 kuri anniversaire y'umuntu nashaka gutangaza. Ubwo nyiri gusesengura araza kugomba gusesengura. Ikindi kiganiro gifite ibihumbi 45 kimaze ukwezi. Ikindi kiganiro gifite ibihumbi 31 rumva kuri channel imwe. Narabagaburiye mu myaka ishize ntari kugaragara. Nanjye kureba YouTube channel n'amafaranga menshi. Narariye aho bigeze. Muhagire ku bandi. Ariko databuja ko wankoresheje baretse nanjye kambwira mukazagiye muza guhaga views z'umuntu muhaga ku izina rye. Nimurangiza muze kuryandagaza. Baritabaza ribu nimonye kukuvuguzanya gutanga ikirego. Ibyo ni ibintu bizwi. Ngenzi yombariza. Abatazo babariza bazajye gushakisha. Ngiye narabagaburiye narabatunze nabahaye views zigiye zitandukanye nabahesheje amafaranga menshi. Nawe uri murarya witwaza amarira uri kurya kubera nge. Ahubwo icara uvuge ngo muhosi wambane nabi nkuko uzi ukavuga ngo nta kintu yajyanye ntaki. Wibuke igihe twamaranye amezi 11 uzi utangaza ukwezi 8 twabanye amezi 11 ubuzima twabanye murabuzi bwari ubwo gushakisha buri kimwe cyose. Nta kazi nigize nkora ka memba n'ibihumbi 5 ku kwezi. Nawe nana k'icyatanu wigize ukora kagwemba ku munsi twaryaga kubera umutwe wacu. Ubwo rero iyo unsebye ahangaha wibagizaho nagukuye. Ndiho kubera Imana sindiho kubera wowe. Sindiho kubera abantu ibyo ngibyo mubimenye. Ayo mwariye birangire. Nta mushaka kumva ahwihwisa. Mwabasesenguzi mwe ndakomeza mbagarukaho. Hazagira umuntu wongera kunyitsamura gusa. Tuzahangana. Nagira ngo mbamenyeshe ko ntazanywe n'umujinya kuko iyo bigezaho ngaho bitewe n'ukuntu mwamvuze. Ngiye ubwanjye ndababara. Simbabazwa n'umuntu naba narabanye nawe uzukansebya. Ariko mwebwe ntaziranye namwe. Mumbona gutya we ntaranahura nawe. Ntaranavugana nawe ukirirwa unsesenguraho ibintu by'ubusa. Ndakwiyamye. Nundi wese uzatekereza kumvuga ndabiyamye. Ntago ndyi wanyu mugere mbivuge. Singendana nawe sinsangira nawe. Iyo mwirwa muvuga ngo njya mu kabari sakaso njyamo. Niba nanakajyamo. Nta nubwo ari akamushiki wawe cyangwa musaza wawe. Ibyo mubimenye. Niba izo nzoga mu nshinza nzinywa ntazubanguriye. Cyangwa icyo kimenye. Nundi wese uzitwaza ngo arafata video nzahura nawe muzayigaragaze mbemeze. None mubone muhozi wari we. Muhoza yarahindutse naga ari wa wundi. Tazayamunzanaho n'ubucucu. Utangiye kubirakariramo kandi atari byiza kubera ko ariko n'impamvu babirakariramo ufite ukuri kwawe. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa CID cyangwa polisi tuzi ko gusebanya mu ruhame atari byiza. Gukoresha ifoto y'umuntu utabihereye uburenganzira tuzi ko atari byiza. Ariko ndadurira ahantu hangana gute tutaraza ngo dutangaze ubusa bwanyu nibiki man bura yago na yago ndagukunda. Reka tugaruka ku kiganiro. Naragushibye nago uri umugabo njajwa. Waricaye ukora ibyawe utuje bucece. Urumva? Bakuvuga utuje ariko wa mungani wawe. Iyo niwo mwanya kugira ngo uvuge. Nge rero ntago nje nkomeza mvuga ngo ejo nzagaruka mvuge. Nkuko we uzakora igihe cyose kuri channel yawe uvuga ibyo ushaka kuko bifitiye uburenganzira. Nanjye akaniko kanya kugira ngo nsubize mwabahetazimu. Ugarutse kuri yago ariko reka nsubize mu kiganiro bagukozeho sibyo banakuvuzeho gifite abantu ibihumbi 144,500 baretse gatoya ibihumbi 144,500 bavuga izina ryawe. Nase mbigenze ne nyine barabari inshuti barazi. Nge nta nshuti mfite muri iyi si. Inshuti Ntaguriyo. Icyo cyukimenye
ndi umugabo barakunshinza se reka tubivuge ndi umugabo wawe barakunshinza bavuga ko twabyaranye umwana ariko reka mubwire bafata abana byaranye nawe bitwaye iki bafata abana b'isi yose babaye umugabo wese uzihakana umwana nta bugabo murimo umugabo mbwa bivuge savuga ngo ugiye kuba Aisha se turimbwa se Aisha nde haya bamwita abantu ufite akabuno kameze nk'aka wawe nibisabaga ngo ni ingweje haya ni ingweje cyane ibigweje ngo ni ingweje mumbabarire pe ariko reka mbwira hari ukuntu bura abagabo urumva hari ukuntu umuntu avuga ikintu barava ngo nyirakarimi kabe yatanze umuruzi gupfa ariko baretse Aisha baretse gatoya wavuga ngo abagabo ni igweje karuko baretse gatoya karuko muyene yamwongoje akamuga wari waraziye muri filimi zawe nazo zizira zikiriritse urumva ko yise abagabo bose ngo ni igweje duhereye urumva ku musingi duhagarariye nawe kari umugabo reka Aisha mu mubabarire ntabwo ubugweje abuzi nanjye mumbabarire pe ntabyo azi none se mu aka kanya mu kabari Nyamirambo hari video yawe sibyo kandi ngano wagiye kunywera urumva nawe wakoraga umugabo kuko nibyo yakoraga he ese umusitari akora mu kabari igihumbi kumuha akoze ubundi ubwo abanyamakuru baratwoshye impamvu ngubiye gutya nuko abanyamakuru batwoshya urumva kubera ko bavuga ngo ngwino tugukore ikiganiro urebe ko uzakoresha ADN cyangwa DNA kumbe barashaka views oya aboye igitano yararihawe kubera ubwo utatumye oya igitano yarihawe kubera utatumye ajya gukoresha iki urumva adere kugira ngo arebe nimba umwana ari we cyangwa ataro none se niba mwana akurikiranye ibiganiro byose yagiye akora bigize bumva avuga ko moza nabyanze cyangwa yavuze ko nabyemeye ngo nyuma ziduhure aho mwarahuye mu rukiko rwisume rwa Nyarugenge mwarahuye barababwira ngo amakuru nariyumvishije mubanze mugende mu biganiro ntago ari ibyo twaganiriyeho ntago ari ngombwa kubivuga ako nukagira ibanga ariko uziko wagira ngo ko nzi ko abantu bagiye kurwanya na kirufite urugo ki ngerega ntago ndi urugo rwarasenyutse uri filme nyine yego ariko nyine urugo rwari si ngombwa ngo nze mvuge ibyabereye mu rugo rwacu ngo nangaze nibyo twaganiriye aho mutari muri ariko umunyabwenge nuharanira ijambo karari none se kugisha komba injaro injiji rero ni yasamira umusozi igatangaza kuri umudashaka komba injiji kuki mwamaraga ibyumviro bitaramo sewe Kigali News 25 sina komanteri ntago nza kuzisiba hari zo nyansiba ariko wowe ku giti cyawe wandike ibyo shaka arumva reka nkubaze wabaga wahagaze ariko ndi sobokwe ubwo burutamuze none se na muyane ngiye afatiye mu nirembo nyine warari mufata ariko uko nari impari urumva ndetse no mu mafaranga yagombaga kubikwa arumva y'intwererano nabaganya afite nyine wagiriwe icyizere n'aba diaspora akomana aba diaspora ndabakura nabeza ibaza abantu batanze inkwano ibaza abantu banunze kuva mvi wacu paka Nsenye nibo badutunze nabwe nakazi nayo ifite kamemba n'ibihumbi 5 nakazi arafite kamuhemba 1000 cyangwa 5 business twe dufite ni mu maboko ya diaspora akazi ko mu rugo none se ari gutanga icyo tarafa diaspora ni mpamvu buretse ibyo ngibyo byabaye imbere yuko mbana nawe ariko kuva n'abana nawe nta n'igice cy'icumi twigize twinjiza kubera amaboko yacu hanyuma ya restaurant se n'akabari n'amarogi Bugesera ni diaspora do amafaranga ndashimira ma Megan shahano uri muri Amerika bana we shanabuze nimero ye kino kiganiro umva zagishyiraho ibaza abantu bagombaga kumenya niba Muhoza ameze neza niba
runaka ameze neza, ibaza abantu baduhaye inkunga ku buryo tugira bizinesi ya miliyoni 5. Urabumva? Byaje kugenda bite kugira ngo izo bizinesi za miliyoni 5 zihombe? Yavuze kandi yamuhombeje. Niba yibuka neza, yibuke ko yangura igitenge kuri uwo munsi nabyaye, nambaye igitenge kitagira ishati yacyo. Mwibuke neza ko afashe ifoto ujye kugiki naki nandeze ko nkwe inzoga ukaba uri mu nkofa. Niba baravuze baramaze buri wese anywa ikintu ku burenganzira bwe, kandi n'umuntu ufite uburenganzira bwo kuza gufata ifoto Muhoza ujya kwicuruza kuri wowe nyine kwa kino kiganiro. Ariko mwangize umusitari ku buryo nsigaye ntinya no kuvugwa we. Nge sinshaka kwamamara. Niba muze kureba ikiganiro twakoze tuva mu bitaro Hopital Nyamata, ne nambaye akaburuze n'igitenge kidakubye, uwo mugore warufashwe neza ku cyambaye ibintu bidasa. Ushatse kuvuga yuko umugabo nta mafaranga si umuntu avuga ngo niyo wagize uruhare gusenya kwa bizinesi. Uwo mugore wabonaga amafaranga ntiyiteho. Uwo mugore ninde? ushatse kuvuga ko umugabo muribuka ibiganiro nakoze 2022 hafi na gatatu turi kwijyamo, ukuntu nasaga, ukuntu nanganaga. Muhoza se murabona nsa nka kuriya? Uziko n'utwe n'umuntu utagira umugabo. ushatse kuvuga ko ngubu uryoshye umeze neza. Umuntu uruta umugabo icyo cyo mukimenye. ushatse kujya ubaga kanya nitaho, nkita ku bana banjye, nkanizigama. Kuko ufite 2 nabagira abakobwa 2. Ibyo se birakureba? Ka tube tubishyize ku ruhande. Muhoza wa Kirengo se wowe nagare wowe Muhoza akicuza ko yagiye kubyara umugabo yari afite amafaranga, cyangwa Muhoza yasabara gurugo ariko nanone akaza kubyarira kuri cya gitenge cy'ibihumbi 5 hari cya 25. Kareka nawe abusebeje umuntu. Narasaza se Nge ntabwo nzi ukuntu cyitwa ko ni icya 12. ushaka kuba ko umugabo wawe nubwo agenda gusebya wahoze expired. Okay, expired yahoze. Hari umuntu ushaka kuvuga ngo usika avuga atari umugabo we kandi bavuga ko babyaranye. Baratandukanye. Impamvu naye ndi kumwihakana nuko yanyihakanye. Ibyo byamubimenye. Expired ntago kiyo. Reka ahubwo dusoze. Reka dusoze. No, okay. Ngiye gusoreza ku bintu bigera muri 2. Wiyamenye uburimwe wese ukwagiriza ibitari byo, ubusinzi, urumva kuba waramaraga icyumweru daho umugabo gahunda ze. Ikindi cya kabiri, urumva kuba wenda mu muryango wawe hari ikintu kinakomeye yatangaje. Urabyibuka ko yavuze yuko basaza bawe bazamwica ntaji wanyu. Gisesengureho kingiki hanyuma nkubaze n'ikindi duso. Ubuzi inshura ziwacu murazize. Ubuzi inshura bahura mu nzira. Byavuga nyenda bizi. Byavuga ko bini. Mwese wemezwa n'iki karukuri? Niyo mpamvu nshaka abadukurikiye baba. Ariko mwaransekeje mwaje guhagara ngo mutegereje Muhoza. Ngiye namenye umwanzuro w'urukiko uyu munsi bintu bizabira. Ufite amafaranga ariko umwavuka yarabikovuga. Mwe mubuzwa n'iki kuyagira? Nandise mo turashoje ira ngo bakurikiye Kigenuzi 500 na Ishyaka TV 25 ubwo ni ku murongo tivuze kubonaho kino kiganiro. Jya muri komanteri yaba abanyamakuru, yaba n'abavuze Alex baba Expired, yaba wa mukobwa ya mushiki wacu nawe buriya ujye umenya ko nanjye nubatse, kuko iyo winjira ugaha umuntu akasesengura ibye wa mugabo we muri iyi mihanda buri wese ahindukirwa n'isi bikagutungura. Buri wese warinjiye muri ibi bintu gusa. Hano harimo umudayimoni uteye ubwoba, ariko no kuri space banisha umuntu. Kuri space bamuvuze nyine nicyo kintu nkwereka ko buri wese isi yamukaraga ikakubika. Urumva nongere mbasubiza bavuze ko ntwite. Ninde wanteye inda?
setinga neza mu gihe turahaguruka turebe nimba muhoza atwite. urumva Setinga neza turebe ko muhoza nimba uku ni ukubaho neza umugore wabyibushye abyibuha inda uri tayari urumva uba ugomba gukora siporo nisonzeshe kabanza ngira gutya kuri none cameraman byo narahiye turebe nimba muhoza atwite. Muhoza aratwite, abazi kureba umugore utwite n'udatwite ntisonzeshe hagarara neza turebe, ntabwo wemere kuvugwa no kuvuga ngo garuka wicare ako by the way wambaye neza subira hari yihangane gato yanga subira hari kamera uhere ku rukweto uzamure turebe koko ngangwino afite business ngo Mateus yaramaze ariko muri downtown mu mujyi wa Kigali ufite shop y'imyenda n'inkweto ahubwo bajye baza kugana kabisa mujye muza mbambike aje kanomero kawe kukeneye kuza kwa ukaba wamwambika buri kimwe cyose turaza kuziba azo naba zazibaho ariko aho rero ko yanga uramfuhiye yewe akonga ko umugore wawe nazo ufite uburenganzira narafashwe ngenda ngo ntazubaha narafashwe cameraman niwe umusenda mfite mama w'abana urumva se babana makuru yabo bimeze neza bahunganisha ariko kino kiganiro bizagisohora nini no mu kwa munani gutyo none se muho ubwo ugiye gusubiza ariko kukimwibagiwe wa mupapa ufite iminwa imeze ukuntu kandi uri numu wanagare Bosco Empire harimo umugabo ufite iminwa ukuntu kandi afite amafaranga yacoye YouTube channel ejo bundi irumva imeze ukuntu ufite iminwa minini asesengura kuri Kaganga na Muhoza n'undi mugabo hakiri agacano kitwa ngo iki we ndamwibaje nimba bamwitwa yajyaga akora nawe yajyaga asesengura irumva kwa mukobwa ayiwe buretse gato hari cane itagikora nimba igikora nimba arinde na isigaye nyine byegeranye muri Kongo muri Muventura wa Nyiroka TV yego sha emi mwagiye noza mupenzi yagiye muri Amerika mupenzi atwibuke basi yego asiga korera uba shani wa hano hambere nakore ikiganiro honyine Nyaruka TV sha mugaruke mo kugifata umwanje wo gusezera itangazamakuru ibitangazamakuru ririmo ubujajwa bwinshi kandi ntacyo ndi kwinjizamo mwakoze kwitegera mwazamba bari muzongere kumvugira abana oya saba uburenganzira urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse buretse gatoya umunyarwanda yararirimbye ngo umwana n'umutware ntago muzi cy'abana banjye ejo bazaba cyo kuba njye narabijemo ngomba kwivuga ngewe ubwanjye ariko ntago nigize mvuga abana banjye uriya mwana Megan yaje hano kubera ubuzima mbijemo ngenyine sinzi impamvu muzanamo umuryango wanjye mutaranawubona sinzi impamvu muzanamo abana banjye mutarababona sha ndabiyamye nongere mbivuge ndabiyamye tazagira umuntu wongera kumvugira abana niba ari ikintu cyane agahinda kikambabaza suko niswe indaya nuko navuzwe ngo yaragiye ngakajya kwishinza ku bantu ngiye nishinjije kuri so cyanyo iso wanyu ku buryo wavuga ngo ngiye nabyari iwacu ubwo se ubwaho ngaho iwanyu zihara ubundi rero mwebwe mureke mbabwire impamvu muza mukavuga umuntu nuko tuba tukibahisha ariko hari umunsi umwe namwe muzagerwaho yandi waheruva ngo yago yaje guha abantu ba nyina yago mukiri ikiganiro cyiza gukurikira iki ngiki tugiye kuza gusesengura kuri DJ Brian ndetse kuri buretse gato jihadi nibwo bwa mbere yago yavuze yuko jihadi bamutera kanatera reka dusoreze n'ikiganiro basi wenda nubwo muvuga jihadi mukavuga Brian ndamukunda na jihadi ndabakunda nibo bantu banshimisha ushatse kuvuga iki ndabakunda ari ku mutima wanjye ibyo mwavuga byose sibindeba nzakomeza mbakunde Muhoza arasezeye mu itangazamakuru ntazagaruka kundi muri video ziri 300
mu bantu yinjije miliyoni zirenga hafi 20 na zingahe umuntu uzamvuga we sinzagaragaza ariko bagushinjaga kutaza ngo uvuge aho kuvuga ko ari uburenganzira bwanjye kuvuga n'itegeko ryanyu ngo nuko mwamvuze njyewe ntago ari itegeko ryo kuza kuvuga uko mwamvuze njyewe mfite uburyo ngendesha ibintu byanjye mfite uburyo ntegura ibintu byanjye ntago ari mwe mu ntegurira ubu ndamuka mvuga ati ndakubashye wa muvandimwe ndapfukamye ngwino usubize kuri cya kiganiro ibyo wavuze kareka ntago nagaruka abana bameze neza bameze neza mama n'abasaza bameze neza abaraho niki wicuza mu biganiro bagiye gukora ku itangazamakuru bakaza kukwitura inabi kimwe kuko bwari ubuzima niki wishimira kuba uhaye amata ukabaha n'amavuta aka kanya bakabagutera amabuye icyo nishimira kandi inyungu nakuyemo ni uko nakuyemo urubyaro rwa kabiri umwana bavuga ko twabyaranye ni uwanjye si uwanjye wangiye hejuru se muri komantere ubwo ntabwo ngiye bindeba reka dusoreze aha twifurize kuzagira umugabo mwiza uzakwitaho uzanakubaha urumva tunakwifurize abana bawe bazaba abana beza b'u Rwanda urumva azavamo urumva uzagira iterambere igihugu uzatuma u Rwanda rutengamara urumva Imana izanakurinde ko abana bawe havamo umwe cyangwa babiri urumva bakakubabaza bwa kabiri kurenza urushako rubi washaka ambabaje ari uwo nibarutse ntacyo bimbwiye hakuze kugira ngo umwana w'umuntu akubabaze turashoje abakobwa batarashaka bagiye gushaka bitware gute cyangwa bagende ari yega icyo nababwira cyo ingo zose zirara zicya bwacya zikazima ariko urugo rubi ni urugo rudahuza kuba mwagirana ikibazo nimukiganireho kuba hagira ikintu kiba nimukiganireho ngo muhuze ikintu nababwira cyo muzashishoze neza nimuzahubuke kuko nta kuntu umuntu yategura ubukwe mu kwezi kumwe mu mezi angahe bitewe n'inyungu agufiteho ngo muhite mwubaka ikintu nababwira cyo muzashishoze bye bye turabashimiye mwese mwakurikiye Kigali News 250 dufite ibihumbi 91 turabara abantu bakeya ngo twuzuze ibihumbi 100 twakire umodari wishimwe w'umunyamerika twizere ko ibyo mwemuteye kuri Muhoza yabivuze muri komate muvuga ibyanyu ariko aravuze ngo bye bye ntago bizongera aragarutse mugiye kuvuga ngo kubera iki agarutse kuri Kigali News 250 hari impamvu duza kino kiganiro twinjira mu kandi mu kiganiro riba twagiye kati